ikaze kuri Tech Synchronizer. Uyu munsi mu Rwanda dufite iterambere riri ku rwego rushimishije. Mbese imikoranire myiza y'u Rwanda n'amahanga bifite icyo bitumariye. Uyu munsi ntibikiri ngombwa ko ugenda uhamagara kuri telefone. Hano? Wanyoboye ukambwira ahantu uherereye nde nakubuze. Nabuze ahantu uherereye wowe umbwire tu. Uhagaze ku kihe cyapa? Bakuyobora. Ahubwo telefone utunze yo yakubera umuyobozi mwiza. Ikoranabuhanga rikorana bya hafi n'ibikorwa remezo mu kuzanira abaturage imibereho myiza. Gusa uyu munsi reka tuvuge ku bintu by'ingenzi ukwiye kumenya ku mihanda ugendaho buri munsi. Uretse kugenda hejuru y'ubutaka bukoze neza bwitwa umuhanda, hari undi mumaro umuhanda ufitiye ba nyirawo mu rwego rw'ikoranabuhanga. Ibyapa bishinzwe ku mihanda hafi ya byose ni ibyapa biyobora abantu. Ariko noneho reka tuvuge ku cyapa gishobora gukura mukerarugendo muri Australia kikamugeza i Kigali. Icyapa cyanditseho aho umuhanda uherereye, inimero y'umuhanda n'ubwoko bw'umuhanda. Urugero KK 760 ST. Uramutse wanditse aya magambo muri telefone yawe wifashishije icyitwa GPS, ushobora kugera kuri uyu muhanda ukahasanga umuntu mwahanye gahunda y'uko uri buhagere nta kibazo uhuye nacyo. Ariko se ubundi igihugu cyacu gifite imihanda iteye ite? Imihanda myinshi iherereye mu mujyi wa Kigali, umujyi ugizwe n'uturere dutatu: Kicukiro, Nyarugenge na Gasabo. Uturere twombi dufite imihanda isa, ariko yose ntabwo ihuje amazina. Umuhanda ushobora kuva mu karere ka Kicukiro witwa KK 760 ST ukagira mu karere ka Nyarugenge ukitwa KN 40 AV. Imihanda myinshi iri mu mujyi wa Kigali uyirebye ubona isa, ariko witegereje ku byapa ntago biba bimeze kimwe. Hari imihanda myinshi dufite mu gihugu cyacu bitewe n'uko ingana cyangwa se bitewe n'ahantu iyo mihanda yubatse. Reka tuvuge neza kuri iyi mihanda. Akarere ka Kicukiro kaba gafite imihanda ya KK, hagakurikiraho nimero y'umuhanda, hagakurikiraho ubwoko bw'uwo muhanda. Urugero mbahaye ni KK 675 ST. Naho imihanda iherereye mu karere ka Nyarugenge iba yanditseho KN kanana, hagakurikiraho nimero, hagakurikiraho ubwoko bw'uwo muhanda. Urugero KN 30 AV. Akarere ka Gasabo ko kaba kafite ibyapa byanditseho inyuguti ebyiri kanaga, hagakurikiraho nimero y'icyo cyapa, hagakurikiraho ubwoko bw'uwo muhanda. Urugero ni kanaga 12 ranada. Uretse kandi kuba imihanda ya Kigali yenda gusa, kimwe n'indi mihanda yose iba ifite ubwoko. Nkuko twabibonye ko icyapa cy'umuhanda kiba kigizwe n'ibice bitatu, ari cyo izina ry'umuhanda cyangwa se aho uwo muhanda uherereye, inimero, agace ka nyuma n'ubwoko bw'uwo muhanda, road, avenue cyangwa se street, n'ubundi bwoko wamenya ariko tudafite hano mu Rwanda. Reka tunyure mu bwoko dufite hano mu Rwanda kugira ngo ubashe kubwumva neza. Mu Rwanda dufite ubwoko butatu bw'ingenzi buboneka mu mihanda yose yo ku isi. Harimo ubwoko bwitwa road cyangwa se ranada. Aha mu Rwanda akenshi ubu bwoko bwandikwa mu nyuguti ebyiri, nanara cyangwa se ranana. Ubwoko buba bukurikira ni ubwoko bwitwa avenue. Ubu bwoko bwandikwa mu nyuguti hinnye ya AV. Ahenshi ushobora gusanga ari A na V cyangwa se ari A na V na E.
Ubwoko bukurikira ni ubwoko bwitwa street. Ubwoko buba bwanditse mu mpine ya ST sanata. Imihanda ya NNR niyo mihanda mike dufite mu Rwanda, gusa ni nayo mihanda miremire ushobora kubona mu gihugu cyacu. Iyi ni imihanda ishobora kuva ku mupaka umwe ikagera ku wundi mupaka w'igihugu, cyangwa se ikaba yaca mu ntara imwe ikambuka ikagera mu yindi ntara. Ishobora kunyura mu karere kamwe ikagera mu kandi karere. Uyu muhanda ukoreshwa cyane n'ibinyabiziga biba bivuye hanze byambuka mu kindi gihugu, cyangwa se uyu ukaba ari wo muhanda uba ugomba kuba umuhanda w'icyitegererezo mu gihugu. Ubwoko bukurikira kuri uyu muhanda ni ubwoko bwitwa aveni. Aveni ni umuhanda nyabagendwa, umuhanda ushobora gusangamo abantu benshi cyangwa se ibinyabiziga byinshi, umuhanda ufite inzira nini y'abanyamaguru. Uyu ni umuhanda kandi ushobora gusangamo ya mirongo myinshi cyane iyobora abanyamaguru aho bagomba kunyura, iyo bita mu cyongereza cross lines. Uretse gusa kuba iyi mihanda kandi ushobora kwisangamo abantu benshi cyangwa se ibinyabiziga byinshi, ni imihanda ishobora kurangwa n'ibiti ku mpande cyangwa se amazu y'ubucuruzi akorerwamo. Hashobora kuba harimo n'amazu asanzwe atuwemo, ariko aya ngaya aba ari make cyane. Ubwoko bwa nyuma mu rwego rw'imihanda hano dufite mu Rwanda ni ubwoko bwitwa street. Utu ni uduhanda duto duto tuba dushamitse ku yindi mihanda. Utu duhanda iyo twitegereje ubona tumeze nk'amashami y'ibiti, kubera ko ushobora kugenda metero nke cyane, metero 10 kuri metero 50, ukahita ugera ku wundi muhanda. Ako kanya ukiva ku muhanda umwe ushobora gutera intambwe nkeya cyane ukahita ugera ku kandi gahanda nk'ako ngako. Iyi mihanda hari naho uba usanga itarimo kaburimbo, ariko yarateganyijwe kuzajya mu gihe bigoye ko road na avenue bitabaho bidafite kaburimbo, kuko iyi bari imihanda nyabagendwa, imihanda ikoreshwa cyane. Nyuma yo gusobanukirwa neza iyi mihanda, ngira ngo murabimenye noneho, watangira ugakoresha GPS cyangwa se ibyuma byifashishwa mu kuranga neza ahantu. Ako kanya ukahagera utiriwe ubaza abantu cyane. Icyo uwo muntu apfa kukubwira gusa ni ukukubwira icyapa cyangwa inyubako izwi ku buryo uhita uyibona. Nta mpungenge rero zo kuyoba, kuko mu minsi izaza ndagusobanurira neza uko ushobora gukoresha GPS bigatuma utayoba. Iyi GPS ni nayo yifashishwa cyane mu kuranga ibikoresho byabashije gutakara. N'igikoresho cyawe wabuze uri mu rugo wayobeye aho cyagiye, ushobora kumenya ahantu giherereye wifashishije uburyo. Nzabereka neza uburyo ushobora gukoresha ubu buryo, ukamenya telefone yawe iri mu cyumba ahantu wayisanga wifashishije telefone ya mugenzi wawe cyangwa se mudasobwa ya mugenzi wawe iri muri iyo nzu, n'ubundi utiriwe uva aho ngaho. Tugeze ku musozo w'iyi video yacu. Ubaye ufite icyo ushaka kungezaho nk'igitekerezo, inyunganizi cyangwa se inama ku buryo nakoramo izi video, wanyandikira kuri izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se ukandika hasi muri comment section. Ntiwibagirwe kugenda udakanze subscribe, like cyangwa share kugira ngo iyi video igere no ku bandi babashe gusobanukirwa. Uko bisanzwe, nari Kagame Abdul Karim, naho ubutaha. Shalom.